ariko kuwa gatandatu bw'u Rwanda rwakinaga na Grenada hari abafana bagaragaje imyitwarire itari myiza. Igikombe cyasojwe, imikino yarangiye, ntabwo ari sabotage, ariko hari abafana bagaragaje imyitwarire itari myiza. Abafana bari muri stade kandi icyo gihe ngo bari bishima. Abafana mbere na mbere benshi bari baje babafashije kugera muri stade, ni byiza, babona amazi yo kunywa, nabyo ni byiza. Hanyuma ariko ubwo u Rwanda rwatsindaga igitego, bamwe bafashe amazi bakajya bayamena ku bantu, ariko kubera nikambyita ibyishimo, hakaba babibangamira, benshi bamenwaga amazi. Hanyuma biriya muri kureba na amacupa ku kindi gitego, murabona amacupa Maxime arakoze cyane. Byageze abantu batangira gutera amacupa aturuka muri etage yo hejuru akaza muri etage yo hasi. Ni ibintu byabangamye kugeza nubwo harimo n'abapolisi bakubise aya macupa, bari baje ku mutego gucunga umutekano. Kwishima uko byagenda kose biba bigomba n'ubundi kugena n'umutekano. Ntabwo wishima ufata amacupa uyakubita abantu, ufata amazi uyatera umuntu wenda ushobora kuba atabishaka, ariko nka ririya cupa rishobora gukomeretsa umuntu. Hari abapolisi nka 3 bateye ariya macupa, igikorwa kibi cyane, nta bugome bundi bwari burimo, ariko kwishima ujugunye amacupa, ibyo byishimo byo bishobora kuvamo ibibazo cyangwa se byakomeretsa umuntu, byo ntabwo ari byo gushyigikira. Nibyo birashoboka, hari benshi barabigeze kuri stade bwa mbere, ni byiza, ariko ntabwo muri stade tuba twifuza ko umuntu waje muri stade amahoro anataha amahoro. Abavandimwe b'abapolisi baba bakoze akazi gakomeye, bavunitse, y'umuteye icupa rero ushobora kumukomeretsa, atari n'ibyo ariko ni n'agasuzuguro, nta respect rwose irimo. Ariko kandi ubutaha tujye twishima, turirimba, dukoma amashyi, ariko tudatera amacupa bagenzi bacu. Mwabonye ko amacupa yaturukaga hejuru, Maxime iyi video yikuyera, amacupa yaturukaga hejuru yikubita mu bantu bari hasi. Ni ibintu bibi rwose tutashima, ubutaha ndabizi ko bitazongera. Saa moya n'igice zuzuye kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro yuzuye abanyarwanda benshi n'abanyamahanga batandukanye bari babukereye, byasaga neza cyane. Ikipe yabanje mu bushize yagarutsemo uko yakabaye muri uwo mukino. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame nawe yinjiye kuri stade, abafana benshi cyane barabyishimira. Iyi video mureba n'abafana bari bishimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yari yinjiye, benshi baririmbye, mwumvisha amajwi bavuga ngo ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Byari byiza cyane kubona umukuru w'igihugu aza gushyigikira aba basore match ebyiri zikurikiranye. Ni ibintu tutari dusanzwe tumenyereye. Umukino rero u Rwanda rwaje rukina na Estonia. Ubundi kuri klasema ya FIFA ikipe y'Iburayi ya Estonia iri ku mwanya mwiza kurusha ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko u Rwanda ntabwo rwabirebye, ntabwo rwatengushye. Abafana benshi bari muri stade, ntabwo rwatengushye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bigirimana na Pirito Biramahire Abedi Christophe ku minota 30 kuri passe nziza cyane ya Mikelzi yatsinze igitego cya mbere. Uyu Mikelzi ku 51 na 51 aza gutsinda igitego cya kabiri, birangira u Rwanda rwegukanye iki gikombe rwose cya gatatu rwegukanye mu mateka yacyo, uretse Sekafa yo muri 1999 n'igikombe cya Komese begukanye mu 2000. Iki nicyo gikombe cya gatatu begukanye noneho cya FIFA, banatsinze ikipe y'Iburayi. Ni byinshi byo kwishimira, ni byinshi byo kwishimira. Mikelzi Jack, uyu nguyu ni wabaye umukinnyi wirushanwa muri iri tsinda, ni nawe atsinze ibitego byinshi, kuko yatsinze ibitego 2. Abafana bari bishimye, ariko banashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Tuanza dushimira igihugu cyacu kiyobowe na nyakubahwa Intore zirusha intambwe rwa Perezida wa Repubulika. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda twakiriye amarushanwa y'ibihugu atari ay'amakrebe tukabasha kubona igikombe. Ni ibintu abahungu bavunikiye, hataza kugira ngo abantu bavuga ngo nuko imikino yabaye mikeya, ariko bagaragaza itandukaniro. Tubonye abakinnyi bashyashya tutari tumenyereye, ibi nibyo twaburaga mu mupira wacu. Yewe navuga ngo Imana imuhe umugisha. Ubundi kuva na kera twakomeje gukomanga tubate mu byayi wacu ko twubakira ibikorwa remezo tukaba tutari kukubona urimo wenjoyinga iki gikorwa remezo nk'iki waduhaye. Ariko uyu munsi imitima y'abanyarwanda izi match ebyiri gusa zitumye tubona ko umusaza turi inyuma, ahubwo na shampiyona yacu ibyigireho n'ibisoma kuri shampiyona yacu mpuzamahanga. Umubyeyi wacu Imana imuhe umugisha, Imana imuhaze uburame, ajya ahahiraho abandi baburiye. Natwe tumwijeje ko kugeza ku mwuka wa nyuma tuzahumeka, tumuri inyuma. Amazina ni Kavana Rumutwima. Reka mubwire ikintu cya mbere, ndashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda watwubakiye stade bakayita Amahoro. Ikipe iraryoshye. Perezida Paul Kagame, felicitation kuri iki gikombe.
aho muri hose ndabasuhuje kandi ndabashimiye. Reka mbabwire ko muri volleyball baratangira gukina imikino sasa ya kamarampaka, abahatanira noneho umwanya wa gatatu ndetse n'abahatanira gutwara igikombe haba mu bagabo ndetse no mu bagore. Niyo mpamvu mu guhatanira umwanya wa gatatu ku munsi w'ejo baratangira kubyigana, niko navuga. Bibutse ko bakina imikino 5, ikipe itsinze imikino 3 mbere igatwara uwo mwanya wa gatatu cyangwa se igikombe bitewe n'icyo bari gukinira. Ku mwanya wa gatatu ku munsi w'ejo imikino izatangira saa 5:30. Rwanda Revenue ikina na Police, ubwo ni mu bagore. Hanyuma mu bagabo Gisagara ikine na Kepra University. Imikino izabera muri Petit Stade, ubwo azaba ari mu mwanya wa gatatu. Hanyuma guhatanira finale, umukino wa mbere uzaba saa 10:30 hagati ya APR mu bagabo na Kepra. Hanyuma Police ikina n'ikipe ya Rege. Tumenye nyirizina ikipe zizatwara igikombe. Ntabwo bizaba byoroshye, bizaba bikomeye cyane. Ni match zikomeye, ni match zo kwitondera. Ubwo Rwanda Revenue na Police mu bagore bahatana umwanya wa gatatu, Kepra ndetse n'ikipe ya Gisagara bahatanira nabo umwanya wa gatatu. Mu bagore ku mwanya ku gikombe APR n'ikipe ya Kepra, hanyuma Police n'ikipe ya Rege nabo bahatanira igikombe. Ubwo umukino wa mbere kuri buri kipe zaba ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habaye gufungura ku mugaragaro ibikorwa remezo byiza bindi byiyongera ku bufatanye na FIFA, biyobowe na Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire, umunyamabanga wa FIFA witwa Mathias Shema Fabrice Ngoga, ni perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, n'abandi bafunguye ibikorwa remezo bitandukanye. Duhereye kuri iki kibuga muri kureba abari kuri channel yacu ya YouTube, iki kiri Kagarama hariya Kicukiro, ni kimwe mu bibuga 10 bateganya kubaka. Ibindi 9 bizubakwa, kimwe kizubakwa Saint Joseph, ikindi ni muri Muhanga, ikindi cyubakwa TTC Save muri Gisagara, ikindi muri Groupe Scolaire Officiel y'Ubutare ni Huye, Groupe Scolaire ya Kabare Ingoma, IS Nyamirama na IPM mu Karange muri Kayonza, College Inyamiramihigo i Rubavu, College Sina Gerard i Rurindo na Lycée de Kigali muri Nyarugenge. Iki ni kibuga kimwe muri ibyo bindi bigiye kuba kuko ari 10. Icyambere ku munsi w'ejo cyaratashywe, ava ko ari ikintu cyiza. Ibibuga nibikomeza kuba byinshi, n'abakinnyi bazaboneka ari benshi, n'abantu bakiniraga mu byondo n'abandi babuze uko bakina n'iki ngira ngo bizagenda neza. Murabona ko ku munsi w'ejo byari byiza cyane, abayobozi batandukanye, abamakipe atandukanye. Hano ni Kagarama rwose hari Kicukiro, ni iki kibuga bagifunguye. Ni nabo kandi byaranagenze bataha ku mugaragaro iriya hoteli nshya ya Ferwafa ndetse na cya kibuga cy'imyitozo. Uyu ni Minisitiri wa Siporo Neri Mukazayire ubwo batahaga ibi bikorwa remezo. Ikipe ya Gicumbi habaye inama y'akarere mu minsi ishize, hanyuma Gicumbi Football Club bemeza ko bagiye gushyiramo andi mafaranga kugira ngo iyi kipe irusheho gukomera kurushaho. Ni ikipe bitegura ko isaha n'isaha, no kuvuga cyane sezitaha, izakirira imikino yayo Igicumbi. Bityo baravuga bati ikipe uko tubibona yadufasha mu bukerarugendo, Gicumbi yadufasha mu bukangurambaga. Ubuyobozi bw'akarere n'abandi bafatanya bavuze ko bagiye gufatanya n'abashoramari batandukanye n'abarwiyemezamirimo batandukanye, hanyuma bagashakira amafaranga akomeye cyangwa se menshi ikipe ya Gicumbi Football Club, hanyuma ikazaba ari ikipe ikomeye inatanga umusaruro abaturage bishimiye kandi biyumvamo. Nimwe mu byavuye mu myanzuro y'inama y'akarere ka Gicumbi, bavuga ko rwose umwaka utaha bw'izaba igiye Gicumbi muri sezitaha izabona amafaranga menshi yongereye, yaba avuye mu karere no muri ba rwiyemezamirimo batandukanye, akarere kakazabibafashamo. Ni ikintu cyiza rero. Uyu munsi turi kwa kabiri, ni umunsi ntabwo ndi butinde cyane, ariko ku wa gatandatu bw'u Rwanda rwakinaga na Grenada, hari abafana bagaragaje imyitwarire itari myiza. Igikombe cyasojwe, imikino yarangiye, ntabwo ari sabotage, ariko hari abafana bagaragaje imyitwarire itari myiza. Abafana bari muri stade kandi icyo gihe ngo bari bishima. Abafana mbere na mbere benshi bari baje babafashije kugera muri stade, ni byiza, babona amazi yo kunywa, nabyo ni byiza. Hanyuma ariko ubwo u Rwanda rwatsindaga igitego, bamwe bafashe amazi bakajya bayamena ku bantu, ariko kubera nikambyita ibyishimo, hakaba babibangamira benshi bamenwagaho amazi. Hanyuma biriya muri kureba ni amacupa ku kindi gitego, murabona amacupa Maxime arakoze cyane. Byageze abantu batangira gutera amacupa aturuka muri etaje yo hejuru akaza muri etaje yo hasi. Ni ibintu byabangamye kugeza nubwo harimo n'abapolisi bakubise aya macupa, bari baje ku mutego gucunga umutekano, kwishima uko byagenda kose.
biba bigomba n'ubundi kugenda n'umutekano. Ntabwo wishima ufata amacupa uyakubita abantu, ufata amazi uyatera umuntu wenda ashobora kuba atabishaka, ariko nka ririya cupa rishobora gukomeretsa umuntu. Hari abapolisi nka batatu bateye ariya macupa, igikorwa kibi cyane, nta bugome bundi bwari burimo, ariko kwishima ujugunya amacupa, ibyo byishimo byo bishobora kuvamo ibibazo cyangwa se byakomeretsa umuntu, byo ntabwo ari byo gushyigikira. Nibyo birashoboka, hari benshi barabigeze kuri stade bwa mbere, ni byiza, ariko ntabwo muri stade tuba twifuza ko umuntu waje muri stade amahoro anataha amahoro. Aba bavandimwe b'abapolisi baba bakoze akazi gakomeye, bavunitse. Iyo umuteye icupa rero ushobora kumukomeretsa, atari n'ibyo ariko ni n'agasuzuguro, nta respect rwose irimo. Ariko kandi ubutaha tujye twishima, turirimba, dukoma amashyi, ariko tutatera amacupa bagenzi bacu. Mwabonye ko amacupa yaturukaga hejuru, Maxime iyi video yikuyera, amacupa yaturukaga hejuru yikubita mu bantu bari hasi. Ni ibintu bibi rwose tutashima, ubutaha ndabizi ko bitazongera. Hari issue ikomeye noneho ya Ferwafa ndetse na Police Women Football Club. Rurageretse hagati ya Ferwafa cyangwa y'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse na Police Women Football Club. Ndimo ndashaka ibindi bimenyetso n'andi makuru yisumbuyeho, ariko icyo nakubwira nuko iyi Police Women Football Club, nkuko mbona perezida wayo Bayiringire Seti, perezida wa Police Women Football Club, yasinye kuri email yohereje cyangwa se kuri baruwa yohereje Ferwafa. Bavuze ko Mukeshimana Dorothea wakiniye akanatsindira Rayon Sport ubushize bakina umukino w'ikirarane, yahawe ibyangombwa kandi bitemewe, ngo ntabwo yagombaga kubona ibyangombwa rwose, ngo biracyagaragara ko ari muri systeme mu ikipe yo muri Turukiya. Nta ITC yakozwe. Ikindi ngo igihe isoko ry'igura n'igurisha ryabaga, yari ataraba free agent. Abantu rwose bo muri APR nabo muri Police Women Football Club ngo bafite ibimenyetso n'ibizibiti bihagije, bityo barasaba ko amanota Rayon Sport yabonye itsinda polisi ashyirwa kuri polisi ikanabwa igikombe cya shampiyona. Ariko ubwo nagerageje guca muri Ferwafa, amenya ko bavuga ko abanyamategeko bari kurikurikirana, ariko ko muri Ferwafa batakora ikosa nk'iryo. Rwose nanjye ndabyizeye ko batarikora. Nkiri mu Mavubi, munyemerere ntungi Toroshi umuntu utari wahamagaye Kwizera Olivier mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka tumutunge Toroshi. Niba rero Nshimiyimana wenyine wari wahamagaye akaba yari yamwirengagije, ntabwo ndi buvuge ko ari uko yitwaye neza gusa mu kibuga. Ndibaza niko bari bahamagaye abazamu bane, hanyuma Ntwari Fiacre akagira ikibazo, hakaza Kwizera Olivier, ubwo bivuze ko yari uwa kane nyine muri abo ngabo bane. Byarangiye ari ubanjemo gute babandi batatu yahasanze akabarusha. Bigaragara ko hari habayemo ikibazo kuri uyu muzamu. Mu by'ukuri umwe mu beza u Rwanda rufite, wanitwaye neza, ugeze kuri mishite ebyiri muri izi match ebyiri. Umuntu utari wamuhamagaye, niba rero Nshimiyimana, niba rinde, rwose tumutunze Toroshi. Ariko n'uwagize uruhare kugira ngo Kwizera Olivier agaruke, yaba Perezida Shema n'abandi, burimvikana n'umutoza Stephen Constantin Dugo yaje kubyemera, abo reka tubashimire. Ariko umuntu wari wasize Kwizera Olivier ashobora kuba ikindi cyari kibiri inyuma, kandi mu kipe y'igihugu rwose ibi ntago tubishaka. Badushaka ikipe y'igihugu itarimo za munyangiro cyangwa izindi mpamvu zindi. Niyo umuntu nta mizira afite, nta mpamvu yo kumusiga. Byagaragaye ko rwose umuntu wari wamusize. Tumutunge Toroshi muri iki gitondo uko yitwaye neza. Reka nerekeze mu mikino ya FIFA Series. Mu Rwanda hari ibihugu 7 n'u Rwanda rwa 8 byakinaga iyi mikino ya FIFA Series. Irushanwa ryasojwe rwose mu itsinda A ryakinira kuri Stade Amahoro, nabo barasoje ku munsi w'ejo. Ikipe ya Kenya yasoje itsinda Grenada ibitego 3-0. Gumugwatanira umwanya wa gatatu witwa Odiambo na Ogamir na Ibielos nibo bitwaye neza, batsinda ikipe ya Grenada ibitego 3-0. Birangira rero batahanye umwanya wa gatatu, kandi ntekereza ko ni ibintu byiza kuri bo, aho gutahira ngo byari kuba bibabaje cyane. Ariko rero ntago ari umukino wenyine wabaye, na finale yabaye, byari byishimo byinshi cyane. Saa moya n'igice zuzuye kuri Stade Amahoro. Stade Amahoro yuzuye abanyarwanda benshi n'abanyamahanga batandukanye bari babukereye, byasaga neza cyane. Ikipe yabanje mu bushize yagarutsemo uko yakabaye muri uwo mukino. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame nawe yinjiye kuri stade, abafana benshi cyane barabyishimira. Iyi video mureba n'abafana bari bishimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo yari yinjiye. Benshi baririmbye, mwumvisha amajwi bavuga ngo ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Byari byiza cyane kubona umukuru w'igihugu aza gushyigikira aba basore. Match ebyiri zikurikiranye ni ibintu tutari dusanzwe tumenyereye. Umukino rero u Rwanda rwaje rukina na Estonia. Ubundi kuri karasema ya FIFA ikipe y'Uburayi ya Estonia iri ku mwanya mwiza kurusha ikipe y'igihugu y'u Rwanda.
ariko u Rwanda ntabwo rwabirebye, ntabwo rwatengushye abafana benshi bari muri stade, ntabwo rwatengushye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Bigirimana na Pirito Biramahire Abedi Christophe ku minota 30 kuri passe nziza cyane ya Mikelzi yatsinze igitego cya mbere. Uyu Mikelzi ku 51 na 51 aza gutsinda igitego cya kabiri, birangira u Rwanda rwegukanye iki gikombe rwose cya gatatu rwegukanye mu mateka yacyo, uretse Sekafa yo muri 99 n'igikombe cya Komesa begukanye mu 2000. Iki nicyo gikombe cya gatatu begukanye, noneho cya FIFA banatsinze ikipe y'u Burayi. Ni byinshi byo kwishimira, Mikelzi Jack uyu nguyu ni wabaye umukinnyi wirushanwa muri iri tsinda, ni nawe atsinze ibitego byinshi kuko yatsinze ibitego 2. Abafana bari bishimye ariko banashimiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Tubanza dushimira igihugu cyacu kiyobowe na nyakubahwa intore zirusha inama yo kwa Perezida wa Repubulika. Nibwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda twakiriye amarushanwa y'ibihugu atari ay'amakrebe tukabasha kubona igikombe. Ni ibintu abahungu bavunikiye, hataza kugira ngo abantu bavuga ngo nuko imikino yabaye mikeya, ariko bagaragaza itandukaniro. Tubonye abakinnyi bashyashya tutari tumenyereye, ibi nibyo twaburaga mu mupira wacu. Yewe navuga ngo Imana imuhe umugisha, ubundi kuva na kera twakomeje gukomanga tugate mu byayi wacu kuba twubakira ibikorwa remezo tukaba tutari kukubona urimo wenjoyinga iki gikorwa remezo nk'iki waduhaye. Ariko uyu munsi imitima y'abanyarwanda izi match ebyiri gusa zitumye tubona ko umusaza turi inyuma, ahubwo na shampiyona yacu ibyigireho n'ibisomo kuri shampiyona yacu mpuzamahanga. Umubyeyi wacu Imana imuhe umugisha, Imana imuhaze uburame, ajya ahahiraho abandi baburiye. Natwe tumwijeje ko kugeza ku mwuka wa nyuma tuzahumeka, tumuri inyuma. Amazina ni Kavana Mutwima. Reka mubwire ikintu cya mbere, ndashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda watwubakiye sitade bakayita amahoro. Ikipe iraryoshye. Perezida Paul Kagame felicitation kuri iki gikombe cy'umuture. Yes, byari byishimo bafana bashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri iki gikorwa remezo cyiza cyabonetse muri intsinzi ndetse n'igikombe cya mbere u Rwanda rukacyatwarira. Byari byiza cyane rero, ubwo ibindi turabigarukaho saa 5 kugera saa 7, ariko byari byiza byari biryoshye. Tunashimira abafana bose bitabiriye, mu by'ukuri nibyo kwishimira. Ibyo kwishimira byo ni byinshi cyane, ni byinshi. Ikipe nshya, abakinnyi bashya, umutoza mushya, abafana benshi, ni byinshi cyane byiza. Ubutaha tuzacana n'indi rushanwa ryiza ari kurusha n'iri ngiri.